ubwo boss we yaramwitegereje yibaza ibintu ari kureba. Ubwo Nika nawe ntabwo yari yamenye ko boss ari inyuma ye ari kumureba. Ubwo yaramuhamagaye ati Nika. Ubwo Nika nawe yahise asubira inyuma yikanga aravuga ati mbabarira boss, mbabarira rwose mbabarira. Ubwo boss we naramubwira ati hoya rwose nta kibazo, nta mpamvu yo gusaba imbabazi. Yaramubajije ati nibiki warebaga? Ati nibira bishushanyo narebaga by'ubwubatsi nyine birasa neza. Ubwo boss yaramubajije ati niki uzi se kubijyanye n'izi designer zijyanye n'ubwubatsi? Ati buriya njyewe nkunda ibintu bijyanye n'ubwubatsi, ndashaka kuzaba umwubatsi. Ubwo boss yaramubajije ati se ibyo uvuga ni ukuri? Ubwo Nika aramusubiza ati yego rwose. Ubwo boss yaramubwira ati wow, ibi bintu biratangaje rwose. Boss aramubwira ati siko bari cyo ubwa mbere mbyumvishe, sister wawe ntago abiziho? Arabizi rwose. Ati abantu bose mu muryango wanjye bazi ko rwose nifuzaga kwiga ibijyanye n'ubwubatsi, nashaka kuzaba umwubatsi. Ubwo boss yaramubwiye ati wow, ndumva bitangaje rwose. Ubwo Nika nawe ati cyane rwose boss. Ati se muzatangira ibizami ryari? Yaramusubije ati ni nko mu mezi 2 ari imbere. Ubwo boss yaramubwiye ati icyo nagusaba ni ukwiga cyane ugashyiraho imbaraga, ati kandi ukazagira amanota meza ya mbere. Nika nawe ati yego rwose boss. Ubwo yaramubwiye ati isubirire mu kazi kawe. Ubwo tugaruke kuri uru ruhande aho Sandra bahagaze yarakaye rwose yifashe mu mayunguyungu. Imbere ye tuba tubona umugabo upfukamye ari gusaba imbabazi amubwira ati rwose mbabarira, ndakwinginze ngusabye imbabazi mbabarira. Ati ntago nigeze ngenderera kukubabaza. Ubwo Sandra ati ubundi nari nisezeranyije yuko ntari bwongere gukandagira muri iyi nzu. Ati ariko Rose niwe wanyinginze. Ati miliyoni 20? Ati ni gute ushobora kuba imburamukoro? Ni gute? Ubwo uyu musore ati ukuri nuko ntigeze menya ko rwose bari abasikama. Ati byo nkubwira ni ukuri kuko njye nigiriye mu nzu yabo, njye nyine ninjye wahigiriye. Ati njye nabonye abakozi kandi rwose nafashe n'amafoto. Ati mu by'ukuri mu byagaragaraga nta nubwo wari kumenya ko rwose abo bantu ari abasikama. Ati nkubwije ukuri ni ukuri, ntago ndi kukubeshya. Ubwo Sandra ati ntago nizera ko ibi bintu byari kuba kuri wowe kuko nibuka neza ko uri kuri university wari umuhanga rwose, wari umuntu w'umunyabwenge, kuko iyo niyo nayo mpamvu ya mbere yatumye njya mu rukundo nawe. Atari ku ubungubu bisa nkaho ko imyaka yawe igenda ikura ari nako ubwenge bwawe bugenda buhinduka. Ubwo uyu mugabo yakomeje kumubwira ati ndabizi ibyo wambwira byose ushobora kunuka ukambwira nabi ndetse wanankubita, ariko rwose umva ko ngusabye imbabazi kandi bivuye ku mutima. Ati mukunzi wanjye ni ukuri ntago nari ngamije kukubabaza rwose, nyumva. Ati mbabarira mukunzi mwiza, ureka kurakara rwose. Ati ahubwo urabizi ukuntu uba mwiza iyo warakaye. Ubwo uyu mugabo tutazi rwose bisa nkaho rwose aba ari side check y'uyu mugore yakomeje kumubwira ati hangane rwose kandi mbabarire. Ubwo tugaruke kuri uru ruhande wa mwana w'umukobwa abazaniye Nika ibyo kurya mu cyumba. Bisa nkaho Nika aba atameze neza, bisa nkaho rwose aba yanakubise kuko bafite isura yijimye kandi ifite agahinda nk'ibisanzwe. Ubwo uwo mwana w'umukobwa yaramubwiye ati ihangane rwose ko byakubayeho kuba yanagukubise. Atariko nari nkuzaniye ibyo kurya, ngaho ufata ibyo kurya basugira ikintu ushyira mu nda. Ati ndabizi neza ko ushobora kuba ushonje. Ubwo Nika yaramushimiye yaramubwira ati rwose urakoze. Wa mwana w'umukobwa yaragiye nuko Nika asigara aho ngaho rwose ubona ko n'ubundi ababaye kuko wabonaga afite ibizenga mu maso by'amarira. Ubwo tugaruke kuri uru ruhande n'ubundi rwa ya side chick ya wa mugore Sandra, bigaragara ko rwose aba afite undi mugabo ku ruhande rwihishwa. Ubwo wa mugabo yaramubajije ati ese ni igihe kibizatwara kuguma dukora ibi ngibi tuba mu rwihisho? Atumaze igihe uri umugore w'uriya mugabo imyaka myinshi. Ubwo yaramubwiye ati rero nanjye ngiye gushaka umugore. Ubwo Sandra yahise amubyuka aramubwira ngo uvuze ngo iki? Uyu mugabo yahise amubwira ati tumaranye imyaka 12. Ubwo Sandra yahise amureba mu maso rwose niba isura irakaye ati uri mu mikino nanjye? Ubwo uyu mugabo yaramusubije ati nta mikino ndimo, ahubwo nakwifuje kuba nyirimo. Sandra ati uretse gato, uri seriye ibintu uri kuvuga? Umugabo ati ndi seriye rwose. Ubwo Sandra aramubwira ati unsubize kino kibazo, ese ninde ko umugabo wanjye? Ati ninde uzatwitaho njye nawe? Ati nsubiza. Ati nsubiza ariko ni gute? Ati se wabuze amafaranga mfata ku kwezi arangahe? Ati ibyo bintu nabizi. Ati ayo mafaranga arahagije kuba yakwishyura ibintu byawe byose muri karaga kampani kawe gatoya. Ati ku kwezi kumwe gusa. Ati umugabo wanjye azi ko nagiye mu rugendo kandi anyitaho buri kimwe cyose, amereza ibintu byose nshaka. Aramubwira ati ngaho mbabarira umbwira ukuntu nshobora kureka ibintu byose uriya mugabo nkorera ngo ni ukubera ngo nje nkukurikiye kubera urukundo. Uyu mugabo yaramubwiye ati umva rero reka nkubwire. Ati twari dufite gahunda twapanze yo kuba hamwe tugatuza. Ati ariko aho uyu mugabo w'umukire yaziye ibintu byose yarabyishe arabyangiza kubera amafaranga. Ati ariko icyo nkora njyewe nguma ncecetse. Ati kubera ko wanyumvishije ko urukundo buri gihe ruba rudakenewe ahantu hose. Ubwo Sandra aramubwiye ari no guhaguruka ati ibyo nakoze byose
byose nabikoreraga twebwe njye nawe. Ubwo umugabo yakomeze yitotomba ari kuvuga ibigambo byinshi. Ubwo Sandra yahise ahaguruka n'umujinya mwinshi aramubwira ati ibyo uvuze byose uvuze ko uyu mugabo yaguhemukiye sibyo, ibintu byose yadukoreye. Ubwo ngubwo uyu mugabo atamubwira ati ugiye, ati ngiye mu nzu y'umugabo wanjye. Ubwo yahise yikubita asohoka n'umujinya mwinshi yigendera. Uyu mugabo nawe ati rwose Sandra mbabarira ugaruke. Ubwo uyu mugabo yasigaye hano n'umujinya rwose yivugisha wenyine. Ubwo tugaruke kuri uru ruhande, Sandra aba yicaranye na wa mugore w'inshuti witwa Rose, bisa nkaho rwose bafitanye ibiganiro. Ubwo hirya gato Nika aba ari kubazanira ibyo kunywa, arababwira ati ji ngiyi nayizanye. Ubwo bose bafashe ibyo kunywa. Ubwo yasubiyeyo bakomeza baganira ibiganiro byabo. Ubwo muri ako kanya ataragera mu gikoni aho yaragiye, bose bahise amuhamagara ati Nika. Ubwo Nika nawe ati ndaje nyakubahwa. Ubwo yagiye hejuru yirukanka, aba nabo basigaye bamwitegereza. Ubwo wa mugore Rose inshuti ya Sandra ahise amwaka icyo kunywa yari ari kunywa vuba vuba, ati ndakubwiye ngo uzamuka ujye ruguru umukurikire. Ubwo Sandra nawe ati ariko ntabwo mbyumva ni ibiki urimo. Ubwo uyu mugabo ati ariko zamuka, urabona umukobwa azamutse asanga umugabo wawe ugomeza wicaye aho ngaho. Ati please my friend haguruka vuba vuba ugende. Ubwo Sandra ati ntabwo nizera ko ibyo ngibyo byaba rwose. Ubwo uyu nguyu Rose ati haguruka ariko genda, amuhagurutsa ku ngufu amubwira ngo azamuke haruguru. Ubwo Sandra yarazamutse aragenda. Ubwo Rose nawe asigara hasi arimo kwivugisha. Ubwo tugaruke kuri uru ruhande n'ubundi Sandra ubona ari kumwe na ya side chick yiwe. Ubwo Sandra ati nta kibazo rwose nakubabariye, kuko iyo mba nakubabariye ntabwo nari kuba naje aha ngaha. Ubwo ya side chick yiwe ati rwose nta kibazo urakoze rwose baby. Ubwo Sandra ati za $50,000 twari twavuganye ati rwose ngiye kuzikubonera, ati ariko zigomba kugutwara mpaka umwaka urangiye. Ubwo uyu mugabo ati mpaka umwaka urangiye. Sandra ati mpaka umwaka urangiye. Umugabo ati nta kibazo rwose kandi urakoze cyane. Ubwo uyu mugabo ati ngaho tugende hejuru sheri. Ubwo bakomeze baganira amufata rwose ku mataye, ubona ko ibintu bimeze neza. Ubwo tugarutse kuri uru ruhande tuba tubona imodoka nziza y'umutuku, aba yicayemo wa mugabo wa Sandra. Ubwo ngubwo muri ako kanya baravuze ati yego rwose, ati rwose nahageze ndetse ndanaparitse. Ubwo yakomeje avugira kuri telefone, bisa nkaho rwose ari abo yari ari kuvugisha kuri telefone. Ubwo yakomeje avuga ati nta kibazo hose nizuzuye ni byiza uzaze n'abahungu bawe tuvugane. Ati oya wowe wigira ikibazo byose tuzabivuganaho. Ubwo muri ako kanya yitegereje imbere yari hari imodoka iparitse imbere yiwe. Arangije avuga ati sira namba z'imodoka si imodoka y'umugore wanjye. Agomeza kwitegereza cyane ubona atunguye cyane, atari kiriya ni imodoka y'umugore wanjye. Akomeza yivugisha avuga ati so yaba ari gukora icyangaha, ati nicyo ari gukora ngaha koko. Ubwo muri ako kanya mu gihe yari ari kwivugisha, Sandra yisaza afungura imodoka ari kuri telefone yinjira mu modoka. Kumbe icyo atarazi nuko umugabo we yari ari hafi ari kumureba. Ubwo umugabo we nawe ati uturiya ni umugore wanjye, ariko uriya ni umugore wanjye. Aturiya ni umugore wanjye Sandra. Ati so ubu ni iki ari gukora aha ngaha izi saha. Ati se ko yari yambwiye ko atari buve mu rugo uyu munsi ko ashaka kuruhuka. Ati none niki yaba yaje gukora aha ngaha. Sandra yaba ari gukora icyangaha koko. Ubwo Sandra yakeje imodoka aragenda. Gusa icyo atarazi nuko umugabo we nawe yari yamubonye. Ubwo umugabo we nawe yakije imodoka amurya runono. Ubwo tugarutse kuri uru ruhande, umugabo wa Sandra aba yicaye mu buriri ariko ubona ko atishimye. Ubwo muri ako kanya Sandra yaje amusanga mu buriri. Ubwo umugabo yaramubajije ati ese mukunzi uyu munsi wigeze ujya hanze, hari ahantu wigeze ujya? Sandra aramusubiza ati ariko nari nakubwiye ko nshaka kwirirwa nduhuka uyu munsi. Ubwo umugabo yaramubajije ati koko uravugisha ukuri ntabwo wigeze ujya ahantu na hamwe? Umugore aramubwira ati nta hantu nigeze njye. Ubwo umugabo yaramwitegereje mu maso bararebana. Umugore aramubaza ati ese umeze neza? Umugabo ati yego. Ati bimeze neza nta kibazo. Ubwo uyu mugore yaje amwegera amwifatisha amubwira ati mukunzi rero hari ikintu nashakaga rwose kugusaba. Umugabo ati icyo ni iki? Ati hari product nshyashya nabonye nashakaga guteranya kuri staff zanjye. Ati kandi rwose ni nziza namaje kuyitoranya. Ati nakoze ubushakashatsi mbona rwose n'abantu bazayikunda. Kandi rwose yamaze no kugera ku isoko gusa n'abantu bake bayifite. Ati ariko mukunzi wanjye rero ikibazo nabonye nuko rwose ihenze. Ati kandi rwose nifuzaga kuba nayigura itarahenda cyane. Umugabo ati okay none se nangaho ushaka? Ati ni hagati ya $15,000 na $20,000. Umugabo ati $15,000 na $20,000? Umugabo yisutsemo agataramubwira ati ariko se ayo mafaranga ntabwo ari menshi ku bintu bishyashya nk'ibyo? Umugore n'ijwi rituje ati ariko nakubwiye mukunzi wanjye ko n'ubundi namaze gukora ubushakashatsi, nabikozeho ubushakashatsi buhambaye. Ati rwose izancururiza ndetse nunguka inyungu ihambaye. Umugabo aturabyizeye ati rwose ndabyizeye.
Umugabo ati none se urashaka kuzayibona ryari? Umugore ati vuba ahangaha. Umugabo ati vuba ahangaha? Umugore ati yego. Umugabo ati 15,20. Zunguzamo umutwe gato aramubwira ati okay, amafaranga nzayaguha muri weekend. Ubwo umugore yaramusomye aramuhobera aramubwira ati urakoze cyane mukunzi mwiza. Umugabo ati ibihe byose. Ubwo tugarutse kuri uruhande tuba tubona wa mwana w'umukobwa ari kuza yirukanka ahamagara ngo anti, ubwo arebye yabona ntari hafi. Ubwo yahise ajya ku cyumba cya Nika arakomanga amuhamagara. Ubwo Nika yasohotsemo rwose ubona ko afite igihunga, yaragize ngo ni nyirabuja uri kumuhamagara nyine nk'ibisanzwe. Ubwo asohotse asanga ni wa mwana w'umukobwa. Wa mwana w'umukobwa aramubwira ati tuza ni njyewe umukunzi. Ubwo ngubwo Nika nawe abatuje mubona rwose aramwenyuye. Muri ako kanya yahise amubwira ati narinje kubwira ko ejo mu gitondo nzataha. Ubwo Nika dise wahise ubona ko rwose nyine ababayemo ukuntu, gusa nanone arongera aramwenyura aramubwira ati nzagukumbura n'ukuri. Ubwo wa mwana w'umukobwa yaramuhobera aramubwira ati nanjye rwose nzagukumbura ndetse cyane. Ubwo barahoberanye. Ubwo nuko wa mwana w'umukobwa aramubwira ati ndagusabye ntukajye wibagirwa kuruhuka, ati wumva umubiri wawe unaniwe ujye uruhuka, ati ubuzima bwawe nicyo cya mbere. Ubwo yaramuhamagaye mu izina rye ati rwose warakoze cyane ku byo wankoreye byose kuva wagera muri iyi nzu, watumye numva ubuzima bwanjye bwongeye kugaruka. Umwana w'umukobwa nyine aramubwira ati ibyo byose tubishimira Imana. Aramubwira ati kandi ntiwibagirwe, ati ntiwibagirwe kandi ko wambwiye ko uzambwira ibintu byose bijya mbere muri uru rugo, ati nsezeranya ko uzabikora. Ubwo barapinze nyine bya bintu tujye dukora hano iwacu. Aramubwira ati rwose ndagusezeranya. Ubwo bakomeje baganira bishimye. Ubwo basigaye bakomeza baganira bishimye binjira no mu cyumba. Ubwo tugaruke kuri uru ruhande aho umugabo wa Sandra aba ari mu modoka bisa nk'ari kuvugira kuri telefone. Ubwo mu gihe yari akiri kuvugira kuri telefone, imbere yabonye umugore we ari kumwe n'undi mugabo. Ubwo yakuyemo rinete ubona ko akubiswe n'inkuba kubera ibyo yari abonye. Ubwo Sandra wa mugabo yamufunguriye imodoka yinjira mu modoka. Ubwo umugabo we nakomeza yibaza ati se Sandra yaba ari gukora iki hano, uriya muntu bari kumwe n'indi? Ubwo ibyaberaga aho byose umugabo wa Sandra n'ubundi yarabirebaga, uburyo umugabo amufunguriye urugi rw'imodoka ubona ko rwose amwitayeho, ubona ko rwose ari abantu basanzwe baziranye. Ubwo umugabo wa Sandra yari ari aho byose abireba ubona ko rwose atangajwe n'ibyo ari kubona. Ubwo yahise yubika umutwe ngo batamubona, gusa akomeza yivugisha avuga ati Sandra ari gukora iki hano, uriya ninde bari kumwe? Ubwo imodoka Sandra yarimo na wa mugabo yarakomeje iragenda, nawe yubutse umutwe ngo batamubona. Ubwo nawe yahise yatse imodoka abakurikiye. Ubwo imodoka Sandra yarimo na wa mugabo yahise igenda. Ubwo nawe yahise ava mu modoka ndetse yambara n'ingofero kugira ngo hatagira n'umubona. Uyu mugabo wa Sandra yakomeje imbere ndetse yambara rinete n'ingofero ngo hatagira umuntu umubona. Ubwo yaje kurikirana wa muryango Sandra yari aturutsemo na wa mugabo. Yaje ku gipangu atangira gukomanga, gusa yari yambaye ingofero na rinete kugira ngo batamubona. Ubwo yakomeje gukomanga, umugetimani waho yaje kumukingurira. Ubwo getimani rwose wabonaga ko nawe nta kibazo cye, araza aramukingura aramubwira ati boss wanjye bimeze biteze. Ubwo ngubwo umugabo wa Sandra yaramubaje ati se boss wawe yaba ahari? Abaza wa mugetimani. Ubwo ngubwo getimani yaramushubije ati oya rwose boss wanjye avuye hano nonaha n'umukunzi wiwe baragiye, ati bavuye hano nonaha. Ubwo umugabo wa Sandra yakubiswe n'inkuba ku byo yari yumvishe, aramubwira ngo buretse gato, aramusubirishamo ngo asohotse hano n'umukunzi we. Getimani ati yego rwose ya n'umukunzi we. Ubwo ngubwo umugabo wa Sandra byari biri kumucanga cyane ubona ko rwose atunguwe n'ibyo ari kumva. Ubwo yahise ajya muri telefone amwaka ifoto aramubaza ngo n'uyu nguyu? Aramubaza ati uyu ni girlfriend wa boss wawe? Ubwo ngubwo Getimani utarugize icyo yitayeho ati ati rwose uwo niwe madamu wanjye. Ati sura namuzi muraziranye? Ati uwo ni madamu Sandra rwose, uwo ni madamu Sandra girlfriend wa boss wanjye. Ati urabazi se? Ubwo Getimani yari ari kubaza uyu mugabo wa Sandra. Ubwo umugabo wa Sandra wabonaga rwose agize n'igihunga akubiswe n'inkuba ku byo yari yumvishe. Ubwo ngubwo umugabo wa Sandra yamubaje ati se bamaranye igihe kingana iki? Ubwo ngubwo Getimani yaramusubije ati rwose boss wanjye ndetse na madamu bamaranye hafi imyaka 6 gutyo, hafi imyaka 6 aho ngaho, kuko naje maze imyaka 12 ariko naje n'ubundi bakunda nanjye maze imyaka 6 aho ngaho, urumva ko bamaranye igihe. Ubwo umugabo wa Sandra yakubiswe n'inkuba ubona ko disafa agize igihunga ku byo yari yumvishe. Ubwo Getimani yaramubajije se ko mbona ubaye gutyo ni ikihe kibazo? Ati se hari ikibazo cyaba gihari? Ati se ubundi kubera iki uri kumbaza ibibazo byose? Ubwo Getimani akomeza kumubaza ati se uriya ni sister wawe? Ubwo ngubwo nyine uyu mugabo wa Sandra wabuze icyo avuga ndetse yumiwe, aramubwira ati hoya, ati ahubwo twarakuranye nyine kuva tukiri abana. Ubwo ngubwo umugabo yaracanzwe yabura icyo gukora, arangije afata amafaranga yahereza Getimani aramubwira ati umva nkubwire rero, ntago nzi ntago nkuzi
ntago tuziranye, ntagira nukubaza ikintu cyose umubwire ko nta naho nzi, nta nubwo twigeze duhura na mbere. Ubwo Gateman ahangaha rwose aramubwira ati ahubwo se urinde, ubwo se ahubwo vana ugende. Ubwo ngubwo Gateman nyine yari yubahirije amategeko bari bahanye kuko yari amaze kumuha agafaranga. Ubwo Gateman rwose Gateman rwose kenshi bakunda gusa nkaho ari abakomedi. Ubwo yasigaye akamubwira ati ntago nkuzi wa mugabo we, vana ugende. Ubwo uyu mugabo wa Sandra yahise avayo rwose ubona ko ari gukebaguza yikangakanga, yinjira mu modoka. Ageze mu modoka yaricaye ubona ko rwose disi ababaye cyane, ubona acitse intege muri we, yibaza ibiri kumubaho muri ako kanya, mu gahinda kenshi ndetse ubona ko rwose isura yibabaye. Muri ako kanya yahise yubika umutwe kuri vola, ubona ko rwose agahinda kari kamushenguye bitewe n'ibyo yari amaze kumva. Yamaze akanya bitekerezaho maze yatsa imodoka arigendera. Ubwo tugaruke kuri ruhande, Sandra bari mu gikoni ari guteka. Ubwo muri ako kanya Neka bari kuza agasa nk'amuhutaza nk'ibisanzwe n'ubundi nk'uko asanzwe amwuka inabi, abamubwiye nabi atari ku bundi uri impumyi. Uwo nk'uko Nika nawe asubira inyuma amusaba imbabazi ati rwose sorry ntabwo nari nabibonye. Ubwo Sandra yarahindukiye bisa nkaho Nika yari ari gucishaho amasahani, asa nkaho uyu mukozi w'isahani amazi amujya ku mubiri byonyine. Ubwo yarasubiye inyuma nk'ibisanzwe amwuka inambwe ati ubundi uri impumyi. Ubwo Nika nawe ati rwose mbabarira ntabwo nabishakaga. Ubwo Sandra ati nagukubita urushyi. Ubwo yagumye amwuka inabi nk'ibisanzwe turi umusazi. Ubwo Nika nawe ati mbabarira rwose mabuja. Ubwo ngubwo muri ako kanya umugabo we baraje ati sheri, ati rero ngiye kuba ngiye gato, hari umukiriya ngiye kureba. Ubwo nyine yaramuhobeye aramusoma, abona ko rwose ari ibisanzwe nyine bishimye. Umugore yaramubwiye ati ariko rero ibiryo byari bihiye. Umugabo ati rwose ndarya ngarutse. Umugore ati urabyizeye kuri bugaruke vuba? Umugabo ati yego rwose. Ubwo tugaruke kuri ruhande gato, uwo mugabo wa Sandra aba ari mu cyumba cyabo. Ubwo Sandra nawe aba arinjiye. Ubwo umugabo wa Sandra aramubwira ati se wamfasha kuri telefone nkahamagara no mukiriya katari kunyitaba, wenda ubwo atazi nimero yawe wowe ashobora kwitaba telefone yawe. Ubwo umugore yarimo aramubwira ati oya rwose nta kibazo. Ubwo yafashe telefone y'umugore ngo ashyiremo nimero y'uwo mukiriya. Ubwo Nika ari no kwivugisha avuga ati sinzi ikibazo uyu musore rwose afite, nari namubwiye ko ndibuze kumuhamagara uyu munsi. Ubwo umugore nawe yagumye yicaye aho ngaho ari kumureba amuhanze amaso. Uwo mugabo ati ariko network ndabona ari ikibazo. Umugore ati siri gucamo? Umugabo ati ndumva itari gucamo. Ati ntabwo nzi ikibazo uyu muhungu afite, nari namubwiye ko ndibuze kumuhamagara gusa sinzi n'impamvu nimero itari gucamo. Ubwo umugabo yahise avuga ati wawo ndumva iciyemo. Umugore ati oh iciyemo tiye. Ubwo ari nako umugabo agenda ati nanone ndumva network azivuyemo. Ubwo muri ako kanya umugabo yahise asa nk'uyigera imbere gato, asa nk'uri gushakisha network. Umugore nawe ati se ntabwo birakunda? Umugore ati nibura se ari kwitaba. Umugabo ati ubwo ari nako agenda ati ni network gusa reka mbe nshaka network. Ubwo umugore yarahagurutse bisa nkaho hari icyo yari ari kwikeka. Umugabo nawe yigira imbere gato ajya kure y'umugore, asa nkaho rwose bigaragara ko hari ikintu cyari kiri kujya imbere hano natwe tutazi. Ubwo umugore yakomeje ahamagara umugabo ati babe, ati se yaba iri gucamo noneho? Umugabo ati yego rwose irimo gucamo. Ati irimo gucamo rwose, ahangaha ndabona network zaho ari nziza. Ubwo umugore yasigaye ahagaze aho ngaho ari kubona ko rwose umutima we udatuje ndetse n'isura ye yahise itangira guhinduka, ubona ko rwose adatuje na gato. Yagumye ahagaze aho ngaho amuhamagara ati babe, ubonaga rwose ko adatuje na gato. Ati se yaba yitabye? Ubwo yagumye amuhamagara. Muri ako kanya gatoya ubwo ngubwo umugabo we yagarutse rwose ubona ko yahindutse bitandukanye. Ubwo ngubwo umugore amuzinyura aramubwira ati se yitabye? Yigeze kwitaba mwavuganye? Umugore ati ubu ngubu wansubiza telefone yanjye noneho. Isura y'umugabo rwose yari yahindutse ndetse n'amaso yatukuye. Ubwo umugabo yahise amusubiza mu ijwi rituje ndetse n'uburakari bwinshi ati izina rye yitwa Victor, ndetse yahise akubita telefone hasi ku gitanda. Umugabo ati Victor Adams. Ubwo umugore nawe isura ye rwose yahise amera nk'umuntu unyagiwe n'imvura. Umugabo ati mumaranye igihe kinini rwose bishoboka. Ati umaze igihe kingana gutyo cyose ukina n'amafaranga yanjye. Ati amafaranga yanjye yose? Ubwo umugabo yari kuvugira hejuru mu ijwi rirakaye ati amafaranga yanjye ya spending akura muhungu. Ubu umugore yagumye ahagaze aho ngaho rwose yabuze n'icyo kuvuga, asa nk'umuntu rwose wanyagiwe n'imvura ku manywa y'ihangu. Ati iminsi 3 ishize wari uri kumwe nawe mbeshya ngo travelings. Ati ugenda haramwirirwa muryamana ukaza hano ukambeshya.
ambeshya. Ati Sandra, umugabo rwose wabonaga ko yababaye agahinda kamurenze. Ati mumaranye imyaka 12. Ati imyaka myiza 12 muri kumwe. Umugabo ati mana nyagasani. Ubwo niko yavugije n'induru, umugore arikanga. Uwabonaga Sandra rwose ntacyo kuvuga afite. Ubwo umugabo mu gahinda kenshi ari nako ari kugisa imitima, wabonaga rwose yababaye. Ubwo umugabo wa Sandra yakomeje kumubwira ati ndabyumva noneho, ubu ndabyumva. Nibaza impamvu wakomeje umbwira ko rwose utiteguye kuba wanwitira. Ati yari ukubera we. Ati Sandra, ni ukubera iki wankora ibintu nk'ibi koko? Ubwo ngubwo yakomeje amubwira ati ndicuza kuba narahisemo aya mahitamo, maze igihe ndi ikigoryi bingana gutya. Amubwira ati Sandra, nyumva neza nonaha. Ati ubu ngubu ndifuza ko wamvira mu nzu nonaha. Ati mvira mu nzu nonaha. Ubonaga icyunzwe cyamurenze, amarira menshi mu maso. Ubwo Sandra nawe yarahagaze aho rwose yabuze icyo kuvuga. Ubwo umugabo yarasohotse yabuze n'aho afata, ubona ashaka kumukubita gusa yabuze icyo akora. Yahise asohoka n'umujinya mwinshi aramusunika, arasohoka arigendera. Ubwo Sandra yasigaye ahagaze aho ngaho rwose, ubona ari nk'umuntu rwose wabuze icyo gukora. Ubwo tugarutse kuri uru ruhande, Sandra, Nika ndetse n'umugabo wa Sandra ndetse na papa wa Sandra babicaye aho ngaho. Ubwo Sandra wapfukamye ari mu marira menshi. Ubwo umugabo wa Sandra Nika bari gutongana avuga ati Sandra amaze iyi myaka yose ambeshya. Ati buri kimwe cyose kiri aha ngaha, ibimenyetso byose, aho yaryamaniye n'uyu mugabo, amafaranga yanjye yamuhaye, buri kimwe cyose, amusunikira amavideo y'urukozasoni muri telefone, ibintu byose bakoranye byose biri aha ngaha. Ati amafaranga yanjye yose, video z'urukozasoni, ibintu byinshi cyane Sandra yakoze ntarinzi. Ati ntabwo nakwifuza ko bireba nk'umubyeyi, atari ko rwose uyu nguyu wapi. Ati niba ushobora kunyumva nk'umuntu w'umugabo, uyu mukobwa Sandra amafaranga yanjye yose yari amaze igihe yohereza amafaranga uriya mugabo amamiliyoni ibihe bitandukanye, amafaranga yanjye nakoreye ayoherereza uriya muhungu. Ati ntabwo nshobora kwizera ko maze imyaka 12 ndi ikigoryi. Ati ibintu byose byaberaga hano mu nzu yanjye ariko simbimenye. Ati imyaka 12 nawe byumva ibyo bintu. Ubwo Sandra yapfukamye mu marira menshi. Ubwo se aramubaza ati Sandra, ni icyo ufite kuvuga kuri ibi bintu? Ati gira icyo uvuga se nyine. Ubwo muri icyo gihe se yarari gutonganya Sandra. Ubwo umugabo yahise avuga ati rwose mubyeyi, uru rushako rurangirire aha, ntabwo nkiri muri uru rushako n'ikindi gihe birangirira. Ati ibi ntabwo nkibirimo, nta nubwo nteganya kongera kubikora n'ikindi gihe. Ati n'impamvu namwemereye kuba turi kumwanga nuko wavuze ko ushaka ko tuvugana, niyo mpamvu nabikoze kuko banga umubyeyi. Atari ku bundi sinshaka kumubona, sinshaka no kuzongera kumubona mu buzima bwanjye. Ndakwinginze mubyeyi, ngiye mu cyumba cyanjye, ndagusabye n'ingaruka sinshaka kumubona ahangaha, kuko nimubonanga nshobora gukora ikintu ntigeze nkora mu buzima bwanjye. Ati mbabarira umunkurire mu nzu yanjye agende, sinshaka kumubona ahangaha mu nzu yanjye n'ukundi. Ubwo Sandra yasigaranye na papa aho ngaho rwose ari kumutonganya amubwira ati ndeba nukuri, reba ibintu ukoze rwose, urandangije mwana wanjye, urandangije pe. Ubwo Nika nawe aba yicaye hariya rwose rwose yumiwe, yakubiswe n'inkuba ku byo yumvishe kuri mukuru we. Utugarutse kuri uru ruhande, uyu mugabo wa Sandra aba yicaye hano rwose ubona ko ari mu bitekerezo kuri. Ubwo muri ako kanya ku rugi rwe umuntu ahita akomanga. Ubwo agiye gukingura asanga ni papa wa Sandra. Ubwo yarinjiye aramubwira ati twaganira gato, ubwo arabyemera. Ubwo papa wa Sandra aramubwira ati ndi umugabo mugenzi wawe. Amubwira ati rwose uko wiyumva ndabyumva kandi uko wakutinga rwose ndabibona. Ubwo yakomeje amuganiriza amubwira ati rwose ndabyumva ibi uri gucamo, ati kandi nanjye ndi umugabo mugenzi wawe. Ati ntabwo nakubwira ngo rwose wenda mwongere mubane kuko ndabyumva uko uri kwiyumva. Ati ariko rwose n'ubundi icyo nagusaba ni ukubwira ati rwose babarira umwana wanjye kuko ibyo yakoze ntabwo ari byiza. Ati twese yadutengushye, yaba ari wowe yagutengushye, yaba ari n'umuryango we yawutengushye. Ati ariko rwose mugiriye ikigongwe umubabarire. Ubwo ngubwo umugabo wa Sandra aramusubiza ati rwose ngewe ibyo ndabyumva, ati kandi rwose ndakumva cyane. Ati ariko rwose mfite n'ubwoba bwo kongera no kumubona imbere yanjye. Ati rwose urushako rurangirira rwose mubyeyi, gerageza nawe unyumve. Ati nawe bazi imyaka 12 yose mbana n'umuntu mbeshya, mbana n'umuntu ntazi. Ati imyaka 12 angira ikigoryi, angira umuntu winjije imbere ye. Ati rwose ibyo umbwira ndabyumva mubyeyi, ariko ntabwo nizera ko nzigera mubabarira muri ubu buzima. Ati ibi byose rwose birangiriye, nta kongera kubana nawe ukundi. Ati umbabarire mubyeyi kandi unyumve. Ubwo umubyeyi yaramusubije ati yego rwose ndakumva.
ati kandi urakoze kandi ukomeze kwihangana. Ubwo tukiri hano n'ubundi papa wa Sandra aba akiri hano, ndetse hirya gato Neka bari guturuka hirya n'ivarisi ye. Ubwo ruguru gato wa mugabo wa Sandra nawe aba ari kumanuka aza. Ubwo papa wa Sandra avuga ati ubwo rero Sandra yavuye hano, ati n'ubundi Neka nawe reka mutware musubize mu cyaro. Ubwo Neka nawe ari kubwira ati se rwose papa nasoje gupakinga. Ubwo tukiri hano gato papa wa Sandra bahagaze muri salo. Ubwo Neka nawe ari guturuka hirya aramubwira ati papa narangije gupakinga. Ubwo umugabo wa Sandra nawe ari guturuka ruguru gato agera muri salo abasanga. Ubwo ngubwo papa Sandra aramubwira ati rero ubwo Sandra yavuye hano, ati rero narinje gutwara na Neka ngo nawe asubire mu cyaro. Ubwo umugabo wa Sandra aravuga ati ariko we ashobora kuguma hano nta kibazo, ati numva nta mpamvu n'imwe yatuma rwose utwara Neka. Ubwo papa Sandra ati we rwose afite kugenda, ati urushako rwarangiye, ati ndumva rero nta n'impamvu yasigara hano, nawe rwose mfite kumutwara, ati numva nta kindi kintu yasigara akora hano muri iyi. Ubwo uyu mugabo wa Sandra ati ariko afite ikizami mu minsi iri imbere. Ubwo papa wa Sandra ati rwose umaze igihe uri umugabo mwiza, ati uri umuntu mwiza kuri twebwe, ati ndagushimira kuri ibyo byose rwose, ati ariko mbabarira nawe mutware mu rugo. Ubwo ngubwo ati ibyo wadukoreye rwose birahagije. Ubwo umugabo wa Sandra ati rwose nyumva, ati ni kangahe rwose ashaka kuzaba umwubatsi, ati izo nizo nzozi ziwe, ati nanjye rwose ndi umwubatsi rero ndumva icyo ashaka, ati imico mibi ya Sandra ntabwo yamwangiriza ahazaza, ati ni umwere nta kintu kibigeza nkorera, ati rero ndagusezeranya kumuhagararira nk'umwishingizi ku ishuri, ati mureke nta cyahindutse kuri njye nawe, ati mureka aguma ndetse akora ibizami bye biri imbere. Ubwo umusaza yakomeje aho ngaho abyiyumvira. Ubwo tugaruke kuri uru ruhande Neka bari gukomanga ku muryango wa boss wiwe. Ubwo boss aramubwira ati injira nta kibazo. Ubwo yaramuramukije ati mwaramutse boss, ati waramutse Neka, ati ugeze uvugisha papa wawe, ati niba yageze mu cyaro amahoro. Ubwo Neka yaramusubije ati yego rwose yagezeyo amahoro. Boss ati aho nta kibazo rwose noneho. Ubwo boss we ati ntabwo nshaka kongera kubona wambaye uniform n'ikindi gihe, ashobora gutangira kwambara imyenda yawe isanzwe. Neka ati murakoze nyakubahwa, ati kandi nanone inshingano zawe muri uru rugo ni uguteka gusa, ati mfite abantu baza gukoropa mu minsi itandukanye mu cyumweru, ati kandi bagakora indi mirimo itandukanye yo mu rugo, ati akazi kawe hano ni uguteka gusa, ati nshaka ko uba mu cyumba cyawe, ati komeza ku nshingano zawe zo kwiga, wige cyane usome kugira ngo uzabe umuntu ukomeye mu minsi iri imbere, ati kuba umwubatse ntabwo ari ibintu biri aho ngaho byoroshye, ati murakoze nyakubahwa. Ubwo Neka nawe aramubwira ati nyakubahwa sinzi niba ndi kurengera gusa nashakaga gusaba imbabazi. Ubwo boss aramubwira ati niki mbwira. Ubwo Neka ati rwose ati wasanga ari imyuka mibi yaje kuri sister wanjye igatuma akora bira byose yakoze, ati ndashaka kugusaba rwose ushaka umwanya mu mutima wawe umubabarire, ati rwose umuha amahirwe ya kabiri, ati nyakubahwa ndakwinginze rwose. Ubwo yaramusubije ati Neka, ati umbabarire rwose ntago nabikora, ati sister wawe yanciye inyuma, yarambeshye, yarankoresheje imyaka 12 yose, ati ariko ngiye cyo nakoze kwari ukumukunda bidasanzwe, kumwitaho mu buryo bwose bushoboka, ati rwose mbabarire unyumve byararangiye hagati yanjye nawe, ati ngiye icyo nakoze kwari ukumukunda, kumuha buri kimwe cyose, yarambeshye imyaka yose 12 yibera hamwe n'uriya muhungu, yarambeshye yanciye inyuma, ati icyo utazi ubu turi kuvuga ngahe umunsi yavuye aha yahise ajya mu nzu y'uriya muhungu. Ubwo Neka ati ubyo uvuga ni ukuri, ati yego rwose ibyo nkubwira ni ukuri, ati namenye amakuru ye rwose ko yavuye hano agapakira ibintu bye byose agahita agenda mu nzu ya wa muhungu, ati urabireba noneho uranyumva ubu ngubu ntabwo ari umuntu mwiza rwose na gake, ati buriya nibwo buzima ashaka kubamo, mureka akomeze n'ubuzima bwe, ati njye nawe rwose byararangiye, ati sinshobora kongera gusubirana nawe, ati ntago nakumva ntuje cyangwa ndinzwe ndi kumwe nawe, ati byararangiye rwose. Neka ati rwose ku gice cy'umuryango wanjye, ati rwose nciye bugufi ngusabye imbabazi ku byakubayeho, ati nta kindi watubereye umuntu mwiza, ati rwose shaka umwanya mu mutima wawe utubabarire. Yaramubwiye ati rwose njye nta kibazo. Neka yaramushimiye ati urakoze nyakubahwa. Ubwo tugaruke kuri uru ruhande wa mugabo wa Sandra araza agakomanga ku cyumba cya Neka. Neka yaramukinguriye arinjira aramusuza ati mwiriwe nyakubahwa, ati mwiriwe Neka. Ubwo yamuhaye laptop aramubwira ati sister wawe yari yarayikwatse, ati yego rwose nyakubahwa. Ubwo Neka rwose wabonaga yishimye ibimwenyu byinshi cyane rwose, ubona ko anezerewe kongera kubona laptop yiwe. Aramubwira ati urakoze cyane rwose nyakubahwa.
ubwo boss aramusubiza ati ibihe byose. Ubwo yaramubwiye ati nizeye ko utazongera gusubira mwazira ngeso zawe ukundi, icyo nshaka ni uko wita ku masomo yawe ukiga neza. Ubwo Nika yaramusubije ati ingeso mbi ati gute? Ubwo Mbwa yaramusubije ati sister wawe yambwiye ko wari utangiye kujya woherereza abagabo amashusho y'ubwambure bwawe, ati kandi uri mu rukundo n'abasore batatu, ubwo rero sinshaka ibyo bintu uzabisubira. Ubwo ngubwo Nika yaratungura aramubwira ati abo bagabo batatu se ni abamarayika bari baraje? Ubwo ngubwo aramubwira ati ntabwo ufite kumbeshya Nika. Nika aramusubiza ati nta mpamvu ariko ngiye mfite yo kukubeshya. Ubwo Nika aramubwira ati ubwo niba bari abamarayika aho ngaho nabyumva. Ubwo Mbwa aramusubiza ati ubwo uri kugerageza kumbwira ko utigeze woherereza abagabo amashusho y'ubwambure bwawe? Ubwo yaramusubije ati kireka ndi umusazi, ati ngiye nohereza ubwambure bwanjye, ati kubera iki se ubundi nakohereza ubwambure bwanjye, ati ahubwo se muwohereza kuri nde? Ati huya rwose nyakubahwa ntabwo nigeze nkora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo yaramubwiye ati okay, ati nta kibazo niba utarigeze ubikora, ati icyo nakwisabira ni ugusoma ibitabo byawe ndetse ugafokasinga ku masomo yawe, ati uko ufite ibizami biri kuza imbere, ati nshaka kuziga neza kandi ugatsinda, ibyo nibyo nshaka kunkorera, ati kandi niba hari icyo wifuza cyose ujye ureka mbimenye ujye umbwira, ati nta kibazo nyakubahwa, ati urakoze ku bwa laptop sa. Ubwo tugaruke kuri uru ruhande aho umugabo wa Sandra aba yicaye ari kurya ndetse Nika nawe akamuca iruhande bisa nkaho yagiye kurira mu gikoni nk'ibisanzwe. Ubwo yaramuhamagaye aramubwira ati Nika ngwino wicare hano urye. Ubwo Nika nawe ati atuvuze ngo iki? Ati cara hano dusangire. Ubwo Nika yaricaye batangira gusangira. Ubwo yaramubajije mu kanya gato ati se witeguye gute gukora ibizami byawe? Ati ibizami byanjye mbyiteguye neza rwose. Ubwo bakomeje gusangira abona ko rwose nta kibazo. Ubwo hashize amezi 4 baratwereka kuri uru ruhande Sandra abaje afite impapuro mu ntoki ubona ko atanezerewe, bigaragara ko rwose ababana na wa musore n'ubundi. Ubwo wa musore nawe ku ruhande ati sheri wagarutse se? Ati ibyo ni ibiki ufite se? Ubwo ubona ko Sandra rwose asa nkaho yabaye paralysis, tuzi ngo ibyari biri mu rupapuro ni ibiki. Ubwo wa musore yaje abimwaka afungura, ubwo abisomyeho rwose azamura amazi ati impapuro zo gutandukana. Ubwo umugabo aramubwira ati rwose nta kibazo ahubwo rwose zisinye vuba vuba. Ati utegereje iki? Ati please mbabarira usinye ahubwo reka ngufashe nkuzanire ikaramu. Ubwo tugarutse kuri uru ruhande turabona wa mugabo rwose yabaje ateruye isahani ndetse n'icupa ry'amazi. Ubwo Nika nawe abaturuka hirya ati yo ati nyakubahwa reka nze ngufashe. Ubwo umugabo ati we rwose nta kibazo rwose Nika. Ati Nika nta kibazo rwose. Ati waramutse neza Nika? Nika ati waramutse nyakubahwa. Ati kanizere ko wasinziriye neza. Nika ati yego rwose naryamye neza. Umugabo ati rwose nta kibazo rwose ndabibona. Ati nishimiye intsinzi yawe rwose kuri university. Ubwo Nika ati rwose urakoze nyakubahwa. Umugabo ati rwose umwubatsi w'ahazaza. Nika ati urakoze nyakubahwa. Uyu mugabo ati rwose nabyutse kare mpitamo rwose gukora breakfast yacu. Umugabo ati rwose icara. Nika ati urakoze nyakubahwa. Ubwo muri ako kanya bakicara ubwo yamuhaye check aramubwira ati iyi ni yawe ku ishuri, aya ni amafaranga uzajya ukoresha mu gihe ukeneye ubufasha bw'ikintu runaka. Ubwo Nika abonaga ko rwose atungura aramubwira ati boss ushobora kuba wibeshye, ndabona zero iri inyuma, ushobora kuba wibeshye. Ubwo uyu mugabo aramubwira ati rwose ntabwo nibeshye ni 1 million ni yawe naguhaye. Ubwo Nika abonaga yatamubwira ati rwose aya mafaranga angana gutya rwose nzayakoze iki? Ati ayo ni amafaranga naguhaye yo kujya ku ishuri, ati ndashaka kuzayakoresha kuri buri kimwe cyose uzaba ukeneye. Nika ati wow, ati amafaranga rwose ni menshi. Umugabo ati kandi rwose nyuma yuko tumaje kurya ibya mu gitondo ndashaka kugutwara kuri shopping ukajya kwigurira buri kimwe cyose ushaka. Nika ati we rwose aya mafaranga arahagije kuri buri kimwe nshaka. Ubwo umugabo ati rwose nta kibazo. Ati turajya kuri shopping nkugure buri kimwe cyose ushaka. Ati Nika ibi byose ndi kubigukorera kubera ko nshaka kujya ku ishuri ukiga ndetse ukazaba umuntu ukomeye. Ati kandi ukazuzanya amanota ya mbere. Nika ati wakoze rwose ku byo kurya ndagushimiye. Bose wati ibihe byose nyakubahwa. Bose wati ibihe byose. Ubwo bakomeje gusangira ibya mu gitondo ubona rwose barebana neza, abona ko rwose bishimye. Baratwereka hashize imyaka 6 Nika yari ari gukingura umuryango rwose abona yarabaye inkumi nziza ndetse n'ivarisi bisa nkaho yari avuye ku ishuri. Ubwo ngubwo wa mugabo ari guturuka hejuru ubwo yahise avuza induru ati Nika. Ubwo ngubwo bahise bahoberana rwose ubona ko bishimye, bigaragara ko bari bamaze igihe kinini batabonana. Ubwo ati rwose reba ukuntu wabaye mana yanjye, ati ndumva nishimye kubera wowe, reba ukuntu wangannye urasa neza wabaye mwiza. Ubwo aba ntabwo bishimye rwose ari nako bakomeje baganira.
ubwo uyu mugabo aramubwira ati rwose umwubatsi wanjye w'ahazaza yasesekaye mu rugo. Ubwo barahoberanye ubona ko rwose ibyishimo hagati yabo bombi byari bihari. Ubwo Nika yarapfukamye rwose ubona ko rwose ashaka kumushimira, ibyishimo ari byinshi ndetse n'amarira mu maso yari menshi. Uyu mugabo aravuga ati rwose finally rwose urabikoze, ati ngwino mu nzu ndetse nshaka ikintu ngutegurira cyo kurya. Ubwo tugarutse kuri uruhande n'ubundi Nika aba yicaranye na wa mbosi we, reka tumwite umugabo wa mukuru we, bari bicaranye rwose ubona ko bari gusangira. Muri ako kanya Nika aramubwira ati rwose ni ukuri ndashaka kugushimira ku byo wankore byose mu buzima. Ati ndagushimira kuba warantwaye ku ishuri, ati iyo ataza kuba wowe ntabwo nari kuba ndi uwo ndi uyu munsi, nta nubwo nari kuba ndi hano uyu munsi. Ati ndagushimiye Imana yonyine kumpera umugisha. Ubwo uyu mugabo aramubwira ati rwose urakoze, ati urakoze gushima Nika. Ubwo uyu mugabo yakomeje amubwira ati rwose ndishimye nibura ko amashuri yawe yose uyashoje, ati rwose ndishimye ku bwawe. Ubwo bakomeje kurya, ubwo aramubaza ati se ni iki gikurikiyeho gusoje kwiga? Ubwo Nika aramubwira ati oya nta kindi rwose usibye kuba nakomeza ahubwo nkiyongera kubimenya nkazaba umwubatsi urenze muri iki gihugu. Nuko muri ako kanya uyu mugabo yaramubajije ati se ati ubu ngubu noneho ni ryari nzahura nawe? Ubwo Nika aramusubiza ati inde se? Ati umugabo wawe. Ubwo Nika aramusubije ati njye nta mugabo n'umwe mfite ariko. Ubwo ngubwo uyu mugabo aramusubije ngo gwiki nta mugabo ufite? Ati umukobwa mwiza nkawe ngo nta mugabo ufite? Ati njyewe nta mugabo mfite, njyewe icyo nakoraga hariya kwari ukwiga no gukurikirana amasomo yanjye. Ati nta mwanya rwose nagiraga w'abahungu, ibyo bintu ntabwo nigeze mbibonera umwanya. Ubwo umugabo aramubwira ati ubu iyi myaka yose umeze hariya rwose nta muntu rwose nta ubwo Nika ati rwose bari benshi rwose abahungu benshi, ati ariko njyewe ntabwo nigeze mbijyamo rwose, urabizi ko ndi umwana mwiza. Ati nta mwanya rwose nari mfitiye umuntu uwo ari we wese hariya usibye amasomo yanyu. Ubwo bakomeje kurya rwose ubona ko uyu mugabo rwose barebana nyine akara ko mu jisho ukuntu, ndetse wabonaga rwose uyu mugabo anezerewe kumubona iruhande rwe. Ubwo tugaruke kuri uruhande n'ubundi wa mugabo rwose mwiza muremure w'igikwerere aba ari kumanuka ava mu cyumba cye, ndetse Nika aba yicaye muri salo. Nuko aramubaza ati se nakwisungaho? Nika ati rwose nta kibazo rwose ngwino wicare turebane televiziyo. Ubwo baricaye aramubaza ati se iyi filime iravuga ku ki? Ati ni iya kungufu ndi kureba. Kungufu wawe ni byiza. Uyu mugabo rwose yagumye areba rwose ijisho ryiza Nika. Ubwo uyu mugabo mu bitekerezo ubwo yari ari kureba rwose Nika n'ijisho ryiza ati mfite kugira va mbere yuko uyu mukobwa rwose bamuntwara. Ubwo tugarutse kuri uruhande n'ubundi Nika ndetse na boss we reka ariko tumwita bicaranye mu modoka inyuma, basa nkaho bari kugirana ibiganiro. Ubwo uyu mugabo aramubwira ati rwose urambabarira kuba nakuzanye ahantu muri iri joro, gusa ndatekereza hari ibyo mfite kubwira uko biri buze kose, ariko ndatekereza iki ari cyo gihe cyo kubikubwira, ati kugira ngo numve ngize amahoro muri njyewe. Ubwo yaratuje mu kanya gato arahumeka aramubwira ati natangiye kugukunda, ndumva ndi mu rukundo nawe. Ubwo Nika yarikanzemo gato, umugabo aramubwira ati ko rwose ndi mu rukundo nawe, ati ndabizi ko ushobora kubitwara wenda mu buryo butari bwiza cyangwa se iki, gusa njyewe naragukunze kandi ndumva ndi kugukunda cyane, atari kuko byasa kose ndumva igihe nsigaje ku isi nakimarana nawe. Ati ndagukunda cyane Nika, ati icyo ntekereza, ati aho ndebye icyo ntekereza cyose ni wowe, ndagukunda. Ati icyo nakubwira ntabwo ngusabye ko unsubiza aka kanya, wowe genda ufate umwanya wawe ubitekereze, igihe gikwiye uzampa igisubizo gikwiye. Tugaruke kuri uruhande mu cyumba cya wa mugabo. Ubwo Nika yinjira aramubwira ati hari amakuru ngufitiye gusa ashobora kuba atari meza. Ati se wamfasha ugafunga ku maso yawe? Ati funga amaso yanjye. Namubwira ati rwose mfasha mfunga amaso yawe. Ati amaso yanjye rwose arafunze. Ubwo muri ako kanya Nika yafashe telefone, sinzi ibyo yarakandakandaga, ubwo afata telefone ayishyira ku mutwe. Muri iyo telefone mo imbere turabona ko hari handitsemo yes. Ubwo muri ako kanya yahise amubwira ati fungura amaso yawe. Ubwo agifungura amaso ye abona rwose muri telefone handitsemo yes. Ubwo uyu mugabo rwose yavugije induru ubona ko yishimye, amubwira ati wow turabyemeye. Ubwo uyu mugabo yarasetse arishima, nuko aramuterura rwose mu byishimo byinshi, ubona ko rwose anyuzwe n'igisubizo bari bamuhaye. Ubwo ngubwo mu magambo make Nika yari yemeye kuba umukunzi we ndetse no kuba yamubera umugore. Ubwo yaramutereye baguma baseka rwose, umva ubona ko ibyishimo hagati yabo bombi ari byinshi rwose birenze urugero. Ubwo yamusize hasi amusoma ku gahanga, ari nako amushimira ati rwose urakoze cyane, utarakoze cyane kunyemerera kumbera umukunzi. Ubwo barahoberanye, umugabo ati yes, ati bwa nyuma na nyuma noneho arabyemeye. Ubwo Nika yari yatungwa abona nyine umugabo rwose ibyishimo byamurenze. Ubwo tugaruka kuri uruhande rwose urukundo rwari rwinshi hagati yabo. Turabona rwose hano muri salo bari gukina amagame, ubona ko
bishimye ndetse rwose ubona ko banezerewe bishimiye ibihe byabo. Kongera kandi tugaruke kuri uru ruhande rwose mu gikoni, ubona ko rwose ibiganiro hagati yabo biri kujya mbere, ibyishimo byari byose ku mpande zombi. Ubwo bakomeje hano rwose ubona ko bari mu biganiro ndetse bishimanye, ubwo uyu mugabo rwose yahobeye Nika, ubona ko rwose urukundo n'ukuri rwari ruhari hagati yabo. Baratwereka nyuma y'umwaka umwe ibi bibaye, ubwo Rose aba ari kumwe na Sandra nk'ibisanzwe kuko bamwe ari inshuti. Ubwo Rose ati abagabo rwose ni abagome, ati Adamu rwose aratinyuka gukora bino bintu, ati ibintu byose wamukoreye kuko aratinyuka gukorera bino bintu, ati Adamu kuko yari afite abana babiri afite n'umuryango ukumva kwibihishemo gutya koko, ati abagabo ni abagome rwose. ubwo ubona Sandra ari aho ngaho rwose mu gahinda kenshi ubona ko atanezerewe, ati koko Adamu yifate akugurishiriza imodoka atwara amafaranga yawe yose, ati ibyo byose abigukore kuko narangiza yatsa indege agenda gusige. ubwo Sandra ati ubuzima bwanjye bwose burarangiye, ati ubuzima bwanjye bwose burarangiye, ati uriya mugabo arandangije burundu, ati habe n'ikintu na kimwe nsigaranye muri ubu buzima, ati si ubu ndatangirira he ku bintu bincanze, ati ndarangiye ndapfuye burundu ntacyo nsigaranye inyuma, ati ibintu byose byo nari mfite byose birarangiye. ubwo uyu Rose yaramubwiye tumva nkubwire rero mva neza, ati ndatekereza ko ufite gusubira kuri Emeka. ubwo Emeka ari kuvuga wa mugabo we wa mbere, aramubwira ati rwose ufite gusubira ku mugabo wawe wa mbere. ubwo Sandra yubuye ijisho rikakaye cyane amureba anamubwira ati ibyo ni ibiki uri kuvuga? ubwo undi aramubwira ati Emeka niyo mahirwe yawe yonyine ufite gusubirayo, uzi imyaka iciyeho, uzi imyaka itambutse, ati kandi twaratandukanye twahanye divorce, ati ibintu byose byaragiye nta gusubirayo. Rose aramubwira ati ibyo byose ndabizi, kandi abantu bahanye divorce rega barongera bagasubirana, ati kubera ko urukundo Emeka yari agufitiye rwose ndatekereza ko mwasubirana. Rose aramubwira ati ufite gusubirayo ukajya kumureba kubera ko nta yandi mahitamo ufite, ubuzima bwawe burarangiye burundu, genda rwose urongere ubonane n'umugabo wawe. ati igihe mperuka kumva amakuru ya Emeka y'umugabo wawe, ati rwose n'umwaka ushize, ati ariko rwose yari akiri singo nta mugore afite, ati kandi wasanga n'ubundi yari wowe yari ategereje ngo arebe ko wenda wakongera ukamugarukira. ati rero rwose Sandra bitekerezo ufite kugenda ugasubira, genda umusabe imbabazi umwinginge ashobora kukubabarira, ati turabizi ko uriya mugabo yagukundaga kandi n'ubundi aracyagukunda, genda rwose ashobora kukwemera mukongera mukabana. ubwo Sandra yibutse umutwe ari kubitekerezaho, gusa nyine ubona bitari kuza. ubwo turabona kuri uru ruhande n'ubundi Sandra abapfukamye hasi ari gusaba imbabazi Emeka uwari umugabo we, amubwira ati rwose mbabarira, urukundo rwawe narufashe nkaho ntacyo rwari rumaze, ati ntabwo nigeze ngira kumenya, atari ko rwose ngusabye imbabazi, shaka umwanya mu mutima wawe umbabarire, ati ndabizi ko nakubabaje, ati ndabizi ko nanishe icyizere cyanjye nawe, ati ndakwinginze nukuri ibitekerezeho ushaka umwanya mu mutima wawe umbabarire, ati mbabarira ndakwinginze. ubwo mu burakari bwinshi uyu Emeka wahoze ari umugabo we aramubwira ati wasoje kuvuga ibyo wavugaga? ubwo Sandra yaramwegera amubwira ati please ndakwinginze. ubwo uyu Emeka amubwira ati ndakubajije wasoje ibyo wavugaga? ati ndakubwiye ngo nonaha mvira mu nzu nonaha, ati ndakwinginze ntutume ngiye ngufata ngo gusohore, nsohokera mu nzu nonaha. ubwo Sandra akomeza gusaba imbabazi ati rwose ndakwinginze mbabarira, gira impuhwe rwose mbabarira. ubwo mu ijwi riri hejuru cyane uyu Emeka ahita amubwira ati ndakwinginze nsohokera mu nzu nonaha. ubwo muri ako kanya agipfukamye aho ngaho hejuru gato Nika bari kumanuka gake yigengesereye, ubwo ngubwo uyu Emeka ahita aza amwakira ati oh mukunzi mwiza, ati genda gake witonze udahutara. ubwo ngubwo tuba tubona Nika atwite rwose, Sandra nawe aramureba rwose ukabona kubiswe n'inkuba, Nika nawe areba Sandra mukuru we ubona rwose atangajwe no kumubona aho ngaho. ubwo n'agasuzuguro kenshi rwose uyu yahoze ari umugabo amubwira ati rwose mbabarira usohoke ndaje rwose ndi inyuma yawe ndakinga. ubwo Sandra yarebye igitsure Nika rwose amureba nabi cyane, ubona akakubiswe n'inkuba no kubona ari kumwe n'uwahoze ari umugabo we. ubwo Nika nawe rwose mu isura ituje ubona ko rwose atuje afite amahoro, nta n'ikintu yigeze avugana nawe. ubwo bahagaze aho bari kumureba, yarahagurutse mu isoni nyinshi arasohoka aragenda. ubwo uko agenda nyine ni nako bamukurikije amaso, ari naho dusoreje agasobanuye kacu k'uyu munsi. ndagushimiye wowe wabanye nanjye, like zanyu, komenti ni ingenzi kuri njye, sharinga ku nshuti n'abavandimwe, kandi ntimwibagirwe gukora subscribe kuri iyi channel. naho ubutaha.